niba melody yagiye Burundi wenda afise akadeni yarase kujya kwishura n'umwanya yabonye kumwishuza ntago NYAXO yanavuga mbere nanone ahantu ari ubwa mbere hageze atajya hejuru kunuko ariko uburyo bahise babonye NYAXO yafunzwe n'ibiki twabakubise natwe ariko twabwa ati mwonge kubita umuntu niba yakoze ikosa mujyane mu buyobozi mwonge kumukubita ako kanya tukiri muri ibyo ngibyo tutaranabakoraho gusa tuvuga ati bonge kumukoraho natwe turagwana ntago muri bwica umuntu tubireba Chitta ndamurusha inzoga ariwe na Chitta ndamurusha igikara ese ndamurusha igikara Nijye turabasuje tubaye ikaze mwese mukomeje kucyana ibiganiro byacu aba muri hose mande ni mande reka mbifuze kugira ibihe byiza aho murereye hose reka mvuge ko abo mu majyepfo mumeze neza abajyaruguru irasirazuba ndetse n'ibirengera bwaryo ntabwo twakibagirwa n'umujyi wa Kigali kora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ujye ubona ibiganiro umunsi ku munsi hanyuma rero ni Ange nk'ibisanzwe Burundi wayibagiye ngiye kuvuga mushobora kwita mwibaza impamvu uyu muntu arikramye ngo abarundi nayibagirwe kandi abarundi niyo ari abantu nkunda igosha bajya batanga amakomenti bakatwereka ko badukurikiye rwose ndabakunda mwabarundi mwe ndabakunda umuhati wanyu mugenda mutwereka urukundo rwanyu mutwereka ni by'agaciro cyane ndabibashimira cyane ariko rero naguciriye mu nege gukundishije wabibagiye uye naguco uzarebe kamubwira uzarebe intro yanjye sinshaka kwibagirwa abarundi sinshaka kwibagirwa aba diaspora ntabwo intro yarangira yego unciye mu ijambo urisubira hanyuma rero abarundi turabakunda cyane urukundo mugenda mutwereka turabashimira ni by'agaciro cyane reka ntuze ni na gatandatu aribo ba diaspora abanyarwanda baba mu mahanga yego ni ntara ya gatandatu murabizi ndikuma inkwara gifasha Amerika mwarayifasha nagara Amerika ni abanyarwanda baba mu mahanga umunyarwanda wese utaba mu Rwanda aba ari mu diaspora nasubwo wa mu Rwanda nyine umunyarwanda utaba mu Rwanda nuvuga ngo uramutse ngewe ndamutse ngiye mu mahanga nabandi umunyarwanda wagiye nyine muri amahanga noneho tukabita aba diaspora tumutemo wa yindi ntara ya gatandatu niyo mpamvu iyo umuyobozi cyangwa se igikondo hafite intara y'u Burundi byashoboka reka tubyite gutyo ayo rero nkuko mwagiye mubyumva umuntu uzi ubwenge cyangwa se babivomboye uyu muntu twatangiye agira akremininga ukuntu ngo nivugira ngo abarundi ngiki ubwo niwe tugiye kuganira tugaye ikaze amakoze cyane umeze neza shanda meze fresh ndashima Imana kuba natangiye umwaka ndi muzima ibintu ni fresh ndabibona cyane rwose ndabona kuri drip uba waduhaye watwishe amaso byabonesha ntabwo ari ibyo hogomera ibyo nkubwiye drip wasanga natiye bikuba hose kandi ngabajama bo muri Kigali niko bisigaye bimeze neza ubwo urumva utihagaze Kigali baba gute ese mwamwemeza nde mwamwemeza abakobwa mwamwemeza abantu bose muri rusange mwamwemeza ukwemeza abantu ahubwo style yusa neza cyo wambaye neza biragufasha kano kanya nje kubwira ati nshaka kuma karunaka urebye uburyo mpagaze ushaka kunyizera kuri iyo mpamvu neza njabiriye subwo ngo uranyizera ntabwo akwizera nyine nuko nubundi iri kuri style no kwemeza abantu ngiye mesha umuntu nawe arakwemera niba nta muntu wakwemera ngo gwakazi sibyo utakwemera ngo gwakazi okay ya niwe tujye kuganira uratangiye wibwira abanyarwanda nagaru bwa mbere mu mubonye reka wenda nkora ka intro gato akiwe ni umustahe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi impamvu buryo ukoze ikintu rimwe kabiri gatatu ku buryo umuntu ashobora kugera hari akavuga ati narakubonye kuba umustar se niki si gukora ibintu bigakundwa ukamenyekana ku umustar no kufisa amafaranga no kubikora bikagira icyo bigugiye bimaze kugira ikintu bima mu ntoki meze neza cyo gihe nibwo nemera ko ndi umustar kuba umustar no kumenyekana reka nkubwire umuntu akoze akantu kariko kose kakamenyekana nuko yamenye n'abandi wakora akantu keza utakora akantu keza pfa kuba kamenyekanye icyo gihe tutakoze akantu twakoze ibintu ubwo nituri umustar turi abastar exactly bro ahubwo akira uri duze ni abastar umustar wakaduze yes niwe turi kumwe rero hari ama video ngiye nagiye mbona menshi cyane yagiye akora ibikorwa araza kwivugira nawe arahari reka wenda muhe akanya tumuhe ikaze anibwira n'abantu muri rusange tugaye ikaze izina abantu banze ni mu Burundi kawaida n'abantu twirirwana ushaka kumubaza ngo ese ushobora kumubaza turi ya mutipe izina ry'ijyanya ryo niri bakakubwira ko ntacyo bazi ariko nuvuga mu Burundi bahita bakumenya barabimenya bihuse cyane kuko nije ambassadeur w'abarundi bo kuri YouTube mu Rwanda rwo wasacinga kuri YouTube ngo mu Burundi gisura cyanjye cy'igikara cyanza kuza mbere ayandi akazanya ese bro kukiri igikara nibyo nkunda yego akigikara wari fresh none se igikara ubundi
igikara bundi ni original kubera ko igikara nta hantu bagicuruza ariko nshatse inzobe ejo mu gitondo twahura ndayise turuwasa cese senyi uza hano bayigura turuwasa cese 500 mu gitondo navyiko wahindutse yes tugaye kazi rero kuri channel yacu murundi rero niwe tugiye kuganira ariko mbere yuko tuva aho ngaho watubwiye ko ariyo mazina bakuzi ariko turashaka amazina nyakuri ndayavuga ni Irankunda Mark ako bakaba bakuzi kuri Murundi nakaba ari naryo zina bakumenyeyeho cyane n'umurundi undi murundi Murundi okay hanyuma rero Murundi tugwaye ikazi niyo mpamvu yatangiye ari avuganira abarundi cyane ngo kuki nani no kubavuga ari gutusuhuza bakure kandi aba hafi muri komega ubungubu bicaranye n'Uburundi ubundi ni Burundi ushobora kuba ambassadeur kandi irimo okay hanyuma rero tugwaye ikaze niwe tugiye kuganira tugiye kuganira na Murundi amakuru y'iminsi Jemeze fresh ako sinandi tsirashira ko turi mu ndi mwaka so tuyibareka iminsi tutakeze ingahera ako ni iminsi n'ubundi arimo nk'iminsi nk'itatu ishize dutangiye mwaka hashize iminsi 2023 yagenze gute mbere ko twinjira ku kiganiro neza ntago navuga ngo yagenze nabi kubera ko kuri jewe mfise ibintu byinshi cyane byiyongereye nshobora ko hatiyongera amafaranga ko hiyongereye abantu abantu bamenye batari banze mu mwaka uri munsi yawo ni benshi ubwo rero inshallah umwaka wagenze neza ni iki cyabaye cyakubabaje ku buryo ushobora kuvuga ati iki kintu rwose ntabwo ushobora kukibagirwa kubera yuko umwaka bari munini kaduhuramo n'ibintu bizazane byiza ariko hari icyo ushobora kuvuga ati aho rwose umwaka warankomye ikintu cyabaye cyambabaje oya ntago navuga ngo ni byadanje ariko nyine hari utuntu tumwe na tumwe twabaye ntago navuze ngo byarambabaje nanone nabanshatse ibyo nyine abantu niko ndavuga kibataza kumva wenda ngo ni amashamba ariko hano tuntu twahabaye dusanga badusize bafise bagiye kuko style naho ni banoza ba Mitsutsu bandi bari mu bantu twakoranye twatangiranye twarakoranaga azero kuri muri boro za Kiramani ariko nagoswe gatoya sanga wagoswe gute wagiye mu bindi cyangwa hari ukuntu kuko jewe style nabaye nkubiretse gato ko natangiye bino bintu nkona no muri salon de coiffure ariko mu gihe nona ko nta kintu birampa navuga ati noneho ni magarika salon de coiffure kandi ibyo nta kintu ko birampa ndabaho gute muri Kigali ko nta mubye nta kindi afise ndavuga ati kamaze focus nge ku kazi shaka udufaranga turamfasha kujya muri bya bintu noneho njya guhugira mu gatoya nk'amezi nk'atatu muri bya bintu ni ikibutse nsanga ibintu byarageze kuri ni kwisi urabibonye ko gukora ikisimera utinda ku kantu ho gatoya nabonye no mwaka ntago kari bwongera ubu noneho ugiye kuki watubwiye ko yuko wabifatanyaga na salon de coiffure kuri ubu ngubu noneho wahisemo iki niwo murongo tu ni sinema y'u Rwanda sinema nibyo ugiye kujyamo umaze igihe kingana iki mu Rwanda ndamaze imyaka nk'itanu warahakunze ka mugabo umbajije mu kihe kirimo ni Kirundi ni Kirundi tujye kugana mu Kirundi ntabwo tuvuga Ikirundi bavuga gute Ikirundi pane Kirundi iki okay mu Rwanda ni fresh cyane kabisa kubera ko ije umuntu abashije gukora byose akabikora bikunze adacitse intege bigenda neza kuri ubu ngubu useheruka mu rugo bro muhira eso tuvuga video call na mail muri kare ibintu bibaye waje guhaha muri Amerika tujya guhaha naje guhaha mu Rwanda oya ntabwo naje guhaha nane se gukora iki burya akenshi iyo umuntu atari iwabo atabasha nyine kuba yagira nyine direct abari guhaha kuko ba wicaye sinzi guhaha uko tuvyumva twebwe mu kiwacu kari ko guhaha nyine muvuze guhaha mwebwe niki guhaha iryo jambo ntabwo rikoreshwa iwacu ahubwo naje kumva ko mu guhaha style twebwe uva muhira ufasha akamvirope ugiye ku isoko ugiye ku isoko ugira icyo kugira gupagasa reka mvuge gupagasa uri kubyumva ni urupagaso ibyo ndabyumva muvuga ngo ni mu rupagaso nyene urupagaso mwebwe ngo bishatse kuvuga ni gupagaso nyene gute sobanura numve ariko tuvuga mu Kirundi yagiye mu rupagaso yagiye gushakisha amafaranga okay nawe rero nibyo rashaka kimwe no guhaha kujya guhaha nagiye guhaha umuntu agiye gupagasa ngo agiye guhaha umuntu yagiye nabwo kugura nk'akana gahita garuka ngo agiye kugira iki gusoma giye ku isoko gusoma twe niko tuvyita gusoma rimwe mu gabyongo guhaha kandi nabyo bishobora kuba byagira meaning yuko byitewe nuko wenda ugize ariko ushaka kuvuga ngo ngiye nagiye guhaha urumva nagiye already muri past sibyo uwo muntu yagiye guhaha bire nawe yazazanye kawunga kubera ko kano kanya ukuntu ndavyumva kugira ngo wenda twese tubisobanukirwe wowe nujya kugura kawunga kayizana mu uvuye mu rugo ugiye kugura ko ngisugaruka wari ugiye kugira iki
guhaha nari ngiye guhaha ugiye muri Amerika ukazamarayo imyaka 2 ugiye mu mpamvu zo gushakisha ubuzima gushakisha amafaranga wagiye guhaha no nagiye sinashatse kukubaza ku buryo bivuga ngo wagiye cese nagiye wowe icyo wagiye gukora no guhaha no gupagasa guhaha byose bigira meaning hanyuma rero twagiye hanyuma rero uri kwita kuri sinema nibyo wahisemo mbere yuko wenda winjira muri ibi bintu byatangiye gute wiyumvagamo nk'impano cyangwa wafatanya amahirwe hari abatuganira nabo bakatubwira ati mu by'ukuri ntabwo nigeze ngira amahirwe cyangwa se kuba nakura numva ko nzakina filme ni nka chance cyangwa se n'icyo umuntu azaba cyo nahakihungira wowe byagenze gute ntabwo nobera ko ari chance kuko izo chance dushobora no guhura nazo ariko ibice bikunda ko hari abantu benshi cyane sire nubwo twebwe ngo tugaragara wenda twasa ko babivuze hari abantu bafite n'izo mpano yo kuravuga banashoboye kuba bakora ibintu byashimisha no kuturenza kurenza nta hose ubona ariko bari hasi babuze izo chess ubwo rero nabwo nabango ni chess ahubwo ni ibintu wenda muri gihe nakuze numva ko ari ibintu nshaka muri gihe ariko nubwo nakuze ntabishaka i Burundi hose wenda narabijyamo rimwe na rimwe mu bantu nyene bamwe namwe murabazi mu Rwanda barazwi i Burundi twajya duhura mu bintu bitandukanye ne nk'ubwo gusetsa abantu ahantu mu makarite naye hose ngira mu Rwanda mbona niho hantu nshobora kuzatangirira kuzabona fondation yabyo birangira bya bintu nakuze nkunda mbitangira buke buke niko kwisanga akabazo kamatsiko wavuze ngo ngira mu Rwanda waje ibyo uje gukora cyangwa waje kwasura ubona nyine wabikora bigakunda naje nje kuhasura ntabwo naje byo nze gukora sire mu Rwanda nahaje sinavuga ngo nahaje nago navuga ko nahaje muri cya gihe bitari bimeze neza iwacu ariko ntabwo navuga ngo nari impunze huye ariko nyine ntabwo byari bimeze fresh naje sire nkuje mu pagaso ariko nanone nibyo byari birimo ibyo bindi ubwa mbere noneho mu Burundi ajya kuvuga ngo ngiye gukina sinema byagenze gute ese bateguye casting ujya yuratsinda hari umustar ubikoraga mu Rwanda zirabesha casting zo nta kintu byagenze gute ndagira ngo dusangize kubugira niba hari n'undi ufite impano atazayiherana nawe ashobora kugera ikirenge mu cyawe shobora gufasha benshi jewe kuko naguye ko nakoraga ibintu byo muri salon de coiffure nabikoraga noneho akara petit kwishuri twakunda twari dufite gutimu utuntu two gusetsa abantu nk'uko kuri theatre n'ubuki noneho abapeti nabo i Burundi noneho ngira gucya hano mu Rwanda muri abapeti nabo baje tuburiraye mu Rwanda ko nyene numva ku kazi nakora kara muri faranga duke ndavuga tusi ko muri faranga duke kandi nkabona ko abapeti twasa nka twakora ibintu ariko twarabuze ubushobozi ko twakora ikintu kijye kuri YouTube tugenze gute ndabaganiza arambwa ati sasa rero ufise kuba twaterateranya make twakodesha cameraman akaza kadukora ka video rigafungura YouTube tugashiraho wende je bundi imana bihezagira dutanya tubikora nko buke haragira abantu bajya babaganiza abapeti tukubona abandi bakajya bacika intege akabwa ati ibintu mwamukora ubundi subugoje mwirwa muri ayo boro nagicere kijana mutahana gwera kwa mbere bigeza kundi wa mbere mwataye akazi muri gushora amafaranga ufise inyungu niyi abapeti barabereka burundu kabisa nanjye wa muntu yababwiye nanjye aza kuinganiriza nyene ubwo uwo muntu ikiganiro cyo yatuganiza gahunda yo kubiheba ndavuga ati bro ibintu rero ntago ari ibintu ndiko ndakora ngo nkeneye amafaranga kanokanye ibintu giye numva ko byanga byakora nubwo bitama amafaranga bizagira igihe bikayampa nzabikora karero giye nkomeze ngwaza n'impomba n'inshanze zeshi cyo gihe abapeti wese babintana barabireka nahise ngira guke sana nase nk'udufaranga bitashutinga video nk'icumi ndazibika nashaka kamwe gira tuvyuze nagikubise views 10 navuga ati nabarawe abantu 10 bose baranze nakwita views 5 none ebana nagenda hano hose mbavuga ati sigafise YouTube do views 10 views 50 nawe bose ngajya nyene ndayamamaza kabisa ebanda ndashanga imbaraga nyinshi biragira yaho ntangira kujyaho njya mvugana naho abantu nyene basanga nkaho bafite aho bageze hanyuma rero waje no kumenyana naba Mitsutsu gute waje gura na NYAXO gute nabanje kumenyana na Kiramani imbere ya bose Kiramani sinzinibuka twahuriye bangwa ko ntwara nimero yiwe cyo tuvana kuri WhatsApp nawe icyo gihe akinaga muri team ya NYAXO arahava keneye gukora ibye ku giti cye bibuka ko yakorera kuri YouTube channel ebyiri bitwa Kigali Nation bitwa X Nation azikoreraho Kigali Nation acishaho filime ntabwo yari yatangira nawe niyo yaragiye gutangira ahubwo turaganira nyina dufata nka team twese turatangira video yambye yakoze batwa ngo umuvumvyi mukuru na ikinyemo cyo nayo navuga n'ikirundi kishi bya hatari cyari kirimo wari ukiri umurundi wa OG kishi cyane kabisa ni nacyo cyatumye amfata turakora izo video dukanizo kuri X Nation twakoraga ibintu bya gisirikare twakoze turagwaza turakora bigiranye naho bigira handi hantu handi ariko nkabona ko byanga byakunda mfise ko nagira ikintu mpindura muri jewe cyo nahinduye no kwanza nkabireka nkajya nkitangura kwitangura sinzi ko muvuga babyita gute kwitangura dore nk'ubu
ushaka gusimbuka hariya kanzu ugasubira inyuma no ukagenda usimbuka no kwitegura no kwitanga umuvuga gute no gusubira inyuma nyine ukagatangira ntago ari gusubira inyuma natwe gusubira inyuma twabivuga ahubwo kwitangura ni ukwiburura se sinzi ukuntu bivuga nyine ukagenda gusimbuka ahantu kubona hahise ahantu nyine harakunanirwa gusubira inyuma noneho kwitazira ni ukwisuganya ni ukwiyuburura uko biri kose kwiyuburura inzoka twe tuvuga kwitangura reka muvuge mu kiwacu navuze ati biransaba kwitangura kugira ngo nzenje ndasubira nyine ni ko kujya gufocus ngaruka akazi kanjye ko nasa nk'uwo karakareka nari ndimo hagati ugasanga n'ahandi kwa kundi ubura amahitano nari ndimo hagati nyine ugasanga ndi kugenda nkirwa muri ibi nataha mu rugo burara uko biri kose ukabona hari icyapfuye bibaho cyane avuga ati hameze nk'abiri focus ngiye kuri udufaranga nkuyemwo ngenda mwabiri yanda noneho bino mbireke burundu ko numvaga nyine kari ibyo bintu nakora kurenza kandi kazi kose nino saha nibyo bintu nakora kurenza kandi kazi kose ndagenda y'amezi 3 yakubise nsanga bamaze kugira mu bicu abantu baragusize kuri ndakora na kiramane ndakorana kugera yaho afungura na YouTube byose afungura YouTube kiramane impaya byose ibintu byari muri team yacu batera imbere huriya ndari yacu dukora ubu video ngo bwo gukubita abastar icyo gihe kenshi nakora utuntu ngo ndi Chitta niyo muntu twasaga niyo muntu bankoraho ari gukubita ngo Chitta ngo ubujya atakira abatumirwa n'ibiki ngo nubwo gatumye niyaca nizamuka buriya noneho ibyo ngibyo birageraho mbona ko byanga byakora ibyo twatangiye biri hasi cyane biko bireza amafaranga ko twebwe nk'abantu bati mu nta kintu ko turabona sibyo ashobora kuvyumva ubuvandimwe akabifata nabi ariko ntago byari ngombwa nawe cyama nabibona ntago nzamuvuza nawe cese gutiki gusa rye tumenya ko byanga byakunda niba tuvuye mu rugo abo tuvanye mu rugo tumenye ko rutagire tugiye ngo tujye twenyene dukina gushaka tugasangira cese nabo tukabaho bakajya ya nuko byagenze ndajya ndavuga ati nakundi nyuma yaho niko guhura na NYAXO nafashe nimero ndamwandikira kunuko nasanze n'umuntu wa mbere wumvikana cyane nkimwandikira ntiyangoye ntiyageze biki nibiki byatangiye ndamuha link nkanshiye muri community ya YouTube channel yanjye nakora arambwira ati bro ino boro ko bihenze umusa ni 20 bagati je rero ugende ko ngerageza kwiyubaka nta kintu kimwe mfise bro mfasha kabisa fasha nk'umuvandimwe naho nazagenda nkupfana ngo mu Rwanda ngo nasabye service umuntu ngo afatana uko nyine niko namwandikiye arambwira ati sha Jano giye kuma zana link nkufasha tuzabona byarwo warozwe no kwesa mbwiye mu link nsha muri community tuganira nyene bukiye bizuye umuntu uzi ubwenge kandi uzi ikintu ukeneye umenye ujye uganiriza umuntu cyamuganiza pole umunsi warampamagara ngo no mu rugo turaciringa no umuntu mwiza anza kugira inama akakuganiriza kugira uburyo wakitwara uburyo byagenda kugira wenda uzugire ku cyo ushaka kugira akubwira ko udacitse intege ukibigeraho byose asobanura inzira agiye acamwo ubwo munsi nyene birangira hari agasene ashutinze ugasene atagashyira kuri video yaramaze igihe yarashutinze kugira ngo nawe ngaragaremo kugeza ino saha aracyankinisha umusaza ndamwubaha cyane nanamukunda mu bantu bose nagiye mpura muri showbiz niko kugira rero kwa runo rwego aho ngeze nizo nzira nagiye nyuramo wow urakoze cyane inka kayi gasene wakini ku buryo uvuga ataka bro kakana byari byagenze gute ako kantu barakugukina gute agasene nakinye oya agasene nakinye gasekeje canke se ubu dusene nakinye ni twinshi nyene akantu nyene nanye mutwe kajya kanza mu mutwe wenda kamvuge ko ni tubiri harakona kinye muri Kiramani boro twakina bya gisirikare Junior akayisobanura karanshimije cyane akantu nagitinze nkivuga icyundi cyane nakagutenga icyo gihe twakoreshaga icyongereza kandi ubu nacyo ngiza twiga noneho Kiramani akajya muri icyongereza nkikoreshe nanjye nkajya nkoresha ikirundi nkata we yashaka dukoresha icyongereza byanyabyo kanakimbwira icyo ngomba gukoresha giyangeraho nkivugira ikirundi none ibyo bintu Junior niwe yasobanuye iyo filime bitebera namushimisha cyane ako gasene kanje gafite ubwo bakubwiraga gute ugavuga gute ntabyo nari gusabanye byibuka mutwe wanye nubwo ibyo twatangiriyeho nabyo niko nakaye kandi no wakinnye kwa NYAXO ku buryo wenda reka tureke iby'icyongereza na nkaka ushobora kuvuga ati icyo gihe nari ndi hano byagenze gutya na gutya kwa NYAXO arakantu video twigeze gukora bitwa ngo umuti wo kutagaragara NYAXO hindura ikijombo icyo gihe nyene yari aturi mu ideni ko dufite gahunda kujya kwiga Denmark ya gihe cyacu kigeze NYAXO birango ko tumwishuza cyane kandi byanga byakunda agomba kuyaduha yari jena den utwa danger noneho twajya kumwishuza yumenye ko tuyakeneye cyane kandi ahantu nawe afise kuyakura akaba ari umuntu amugiye inama ko hari ahantu hari umuntu guha umuti kujya n'abantu gahinduka ikijumba rero gahinduka ikindi kintu ajya kugura giye kugura game tukagenda kujya uzayigera ajye kumupfumu tukamubura ariko fendofe birangira NYAXO nawe yambuye na wa mupfumu noneho ararakara wa muti acishamo X
uba expired kuri tongera gukora none hacishamo X twicaranye na NYAXO nyine kwa kundi tutamubona twamuhiga tukamurara imbere yacu none we umupfumu hacishamo X NYAXO twicanye nkuko nyine tutamubonaga dutangira kumubona tangiye kumubona umuji akajya abona tuko turamureba cyane ko we yumvisha ko tutamubona akajyaza mu maso nkuko ariko ko tumubona iyo sene twayikoze umwanya munini tugaseka kwihangana bikanga kagaruka katuriyo nyine ko tubona kaza no mu maso kagira murambona ngora batombe gira ngo uzi ko murebe ko muri kunde ako kantu twagashutiza umwanya munini ko kantu ino saha ne mwarasekaga mugaka twasese cyane niko kantu nyene mu mutwe wanje ntekereza nkibaza kano kantu niko nabantu bareba bakavuga ati aka kantu magakora guca umuntu kumureba mukanyeze herekana ikijumba kabone ino saha karasekeje urakoze cyane murundi ari kugerageza kutubwira story wenda ibyo yaciyemo kugira ngo agere ahageze n'ubu ngubu bro nago wakirara urugendo ruracyakomeje uracyafite urugendo nana hano uragera ariko courage disi ukuntu mbwiye winjiye muri ntuze urumva yuko nago byari kwesha ariko ko ahuri ni sawa cyane none n'umuntu wavyumviriza afise wenda ari abapete ko arabijyanwe no minsi sire baratwandikira ngo mfite impano iki nibiki bro ufite impano ariko numve ko nyanya ko ufite impano ugiye kufite cyo gufasha kano kanya nanjye ndi wa muntu ngo kugira ngo mbone video ijya kuri YouTube yanjye cyangwa se n'ahandi biransaba ibishoro ibishoro rero kugufasha nago nagufasha no gushora ihangane ariko nugerageza gushanga imbaraga nko nanjye wumvishe nabisize nk'imbaraga uzaburara ariko ukomeze ushyire muri faranga washije kubona ugwaza guca intege ukomeze uzagira ahandi wifuza kugera wa muntu ukeneka gufasha azagufasha ariko abona ko uri umuntu nawe wifashije nta muntu uzagufasha abona uri wa muntu down ntabwo waza wenda ngo wenda NYAXO kano kanya ngo ugiye ngo mfite impano yo gukina ngo ushaka kunyinisha cyaba bugufu mwumvishe ko ukeneye support nubwo ufite impano yo gukina kandi nta nakuzi nta bintu byawe yigeze abona none ubivuze nabi okay hanyuma rero tuvuye wenda muri career yawe ni byiza cyane kandi courage turabikunze burya kenshi yuza aho wavuye umenya naho ujya courage cyane reka maze iminsi mbona nyine aka video gacecekana aho nabonye Burundi mudukupira imipaka apana tuyikupa bayikupa ako nyine barayikupye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi nyumva neza ngo imikeke irafunguye ariko nyumva neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi sibyo imikeke y'uryo ubundi ni iki ni iki n'ubundi ko nabizi nuko no mubanga isambaza ngo ibiki indagara nazo n'utuntu tw'utudagara Tanganyika bira bintu bundi bimeze bite byo muri Tanganyika nyene ni indagara ntago ari indagara none se ko mbona mwadukupiye urana tubaho murabona tubaho gute si byacu mwana ni bijanye oya nyene ako imipaka irafunguye wigeze wizana senga bagufata ngo kandi mukuru w'igihugu yara ariko buriya ibyo utigaburira urasaba mu gihe nyirabyo bikwimye urihanga nago bigira beef nese ubu ngubu ndaje nakwiye ati wenda nkoresha ikiganiro urambwira ati sasa rero ndi busy ndakurakarire se kandi uri busy nyene ndihangana igihe uzabona umwanya tuzagikora oya kuba none se wowe ubifata gute iyo wumvise wenda nk'igihugu cyanyu wenda hari icyo gika kandi nawe ari uri mu gihugu cy'u Rwanda ari n'abanyarwanda n'abarundi babayo ubyumva gute ubifata gute ngenda ndashaka opinion yawe nk'umurundi usibye ko ibyo uvuze ntago babikupye nko kuri kurabivuga ko none nubwo babikupa buri gihugu cyaho usibye u Rwanda cese na Kongo nandi hose afise amategeko yabo afite n'uburyo bagenda nibi bintu kano kanya yavuze dufite uburyo dukeneye control tono twacu kadukupe nagira kano kongera gusohoka nago wewe uri umunyamahanga wabakenera kano cyane wabirakarira ahubwo mise nibuka ejo bundi bwa mbere Bius na Melody ajya gukora igitaramo i Burundi habayeho zaga baramufunga ejo bundi rwose menyana n'ibyumweru bibiri bishize cyangwa bitatu Chris Easy na Giti manager we baji Burundi barabafunga sasa gutamuvuza ndacyakomeza bro ndacyakomeza noneho NYAXO nawe agiye i Burundi twumva ngo bamufunze none se ni biki biri kubera ni kubera iki wenda abahanzi nyarwanda iyo bagiye i Burundi kubera iki bakunda nyene ntarasobanura ariko reka ikintu nushaka numva nshobora kwanza kuvuga buri muntu wese agomba kwikunda kugitika ubaza abantu bangahe bafungiye mu Burundi ubaza abantu bafunze wenda ishosha urabaza NYAXO ba Chris na Melody mu Rwanda abantu bamaze kwafungirwa abarundi muri icyo gihe ababaza umubare wabo oya impamvu ze nago wenda urumva nago twavuze n'abatazwi wenda hari n'abandi bakomeje gufunga ariko ikintu nibaza ni ukubera iki nikiye kibazo cyaba ku buryo ibintu bijyanye na aba star bo mu Rwanda iyo bagiye i Burundi ese reka tuvuge ko NYAXO yakoze amakosa tuvuge se na Bruce Melody ko yakoze ndetse na Chris
okay reka mbere musobanuro gakiya nubwo ntago ari igihe musobanuzi wabyo ariko nyine tubwire nyine wowe igihugu cyacu n'ibiki ntago kirenganya ntago kinarebera ngo uri umustar ngo tugufunge ko umustar se ngo uri umustar tukwagiza amakosa n'amakosa ufite kawaida niba barebye niba iryo kosa urifise bari guhanira nkuko no mu Rwanda bari guhanira stile nawe niba Melody yagiye Burundi wenda afise akadeni yarase kujya kwishura n'umwanya yabonye kumwishuza bamufunze uzayifata nkaho baramurenganyije ariko hari impamvu wenda bamufunze nese NYAXO icyo yafungiwe NYAXO naho bwiwe ariko ntago niba yaranagiyemwo ntago yagiyemwo ntago bamubaje bamusanga yicaye nkuko waribereye mu nzu akateye story ngo kine gufunga bamutware uzi icyo bamufungiye nyine uko byagenze habaye magaherere herere yarabaye akahe naga kusa uzi kare ibintu by'amafoto byahabaye habaye ibintu by'amafoto amafoto byagenze gute bifotoje nyine ibintu ngahantu bitemewe icyo gihe ahantu bitemewe barabatwara kano kanya ni nkuko nkaha ushobora kuyibona haje umuntu ahantu uko murafa ukora ikiganiro ntago byemewe wenda kuko ari wahanzanye wowe still nuhita uvuga ko numvaga nyine ko haze wahanzanye nuhita uvuga ati bigute bitemewe twe dusanga twakorera ibiganiro ibyo bintu bigambo kurivugisha gende nde kudahita NYAXO yateye amagambo nyine nibanza wumve wowe nuvuga nande ndetse njya hejuru y'imite mvuga ko nubishe kuvuze kandi urahazi ni wahanzanye turumva nyine ko wamoneka aje kwirata aje kudufatirana ati burinde wundi uza kudufata kuko gese inkozi nishigikiye wo kuko ari wowe unyiraho wari usanzwe uhaba unahakorera ubwo bihise biba byinshi cyane wa muntu nawe ahise bigira intambara ko tutamubashe birangira tugeze haha muri make n'amakosa yabayeho yaba bastar ntabwo ubishinje igihugu havuze umuntu nyiri wenda kuba yamwakira ashe nyiri kumujyana ahantu bagiye kufata umurundi we yaravuze ko asanzwe waho aravuga wenda ko yumvaga ko nta kibazo ko wenda yigeze kwifotoreza agashobora ko yarahifotoreje ubishinzwe adahari kumva ko ari kwa kundi arabaza atahomba ugiye kwifotoza ifoto hawujije NYAXO cese bagenze bumvishe wa muntu avuze nawe agomba kuvuga ko nago wacece kumva n'umuntu yavuze ko ntago NYAXO yanavuga mbere nanone ahantu ari ubwa mbere hageze atajya hejuru nuko ariko uburyo bahise baba NYAXO yafunzwe n'ibiki bahise bigira nkaho ari we wenyine canke se ari kusa yatari yakoze ya nuko byageze ntabyadanje byari byabaye barenganyije Burundi nago bajya barenganya nanjye hano mu Rwanda ashobora ko baramfunze kandi nabwo ngo barandenganyije ya ese bafunze ryari byagenze gute bande uravuze ngo bashobora kuba baramfunze twebwe ntabwo twaragiye wese bagufunze ryari bro wari wakoze iki nanaga twabitinya gicyo gihe nabaga n'ubwa mbere rero ngiye kubivugaho nabyibagije nabaga utangiye kwibiza se birababaje oya nabyadanje nta kintu cyabaje mane ku muntu umugabo kubyo ducamo byose birababaje nta kivuze ngo uriteguye ibintu byose nyine ducamo birababaje ngatubwire ntacyo na boro nabaga ko mva mu Burundi nashikiye mu nkambi narayibayemo mu gihe cy'umwaka ico gihe nyine byari ubuzima bwoye cyane twari babantu karaga igikombe cy'ibigori impungure saa 9 z'amanywa kakirarira ukanakirigwira noneho nagira twatashe gucya nka saa 7 z'ijoro twitanye nyine turi abasore bashika nk'abane icyo gihe twari abasore twakoraga amajemo dufite ibituza n'ibiki I can see duca mu muhanda tuyitahira dusanga abantu b'abasekirite bo mu nkambi mw'indani nyine ko b'abarundi bafashe umuntu none bari umusinzi ari umuki nitwe tukitaho ngo ni umuki tutiye ngo yaje kubagwanya ariko baramukubita musize hasi wenda ashobora ko yari yakoze amakosa akajya kubagwanya bakamukubita twe n'ivyo twabyitaye nk'abasore turaza tubona bamukanda ariko barakubita byata batimana ibi nago bibaho murakwita umuntu nguko bana twaravuga ati hageze umuntu wongera kugira iki gukora kuri uyu muntu namwe turavuna mwagiye kubukura baraba bashinzwe n'imitekano nyine barabaseka mwagiye gukubita polisi mwebwe nago bara polisi tandu ni security nkuko bavuga ngo banyirondo ariho nabashinzwe umutekano twabakubise natwe ariko twabwa ati mwongeye kubita umuntu niba yakoze ikosa mujyane mu buyobozi mwongeye kumukubita ako kanya tukiri muri ivyo ngibyo tutanabakoraho gusa tuvuga ati bongeye kumukoraho natwe turagwana ntabwo no gwica umuntu tubireba panda garitira hagira ko ndi bikiritemba nyine makariti ibiremo byayo baba ntoza baba nyerondo baba security bazabwira panda gari ngenga abahungu dusanze ko barakwita no muntu homereye nabi cyo gihe nta no gusobanura na kimwe nta no gurutegeza ngo batwumvirize ubwo nyine uzise iyo byenze gutyo habagiye gukorwa iperereza nyene banzo byo byagenze uriramu hariya sire na wa muntu bari ko barakubita yari yasinze ntago yakuzanga tuburanire mu gizondo ngamenye ngo ni ibiki hazi n'ibyabaye twige base batwiza muri panda gaye twagiye mw'indani badukandagiye batugezayo cyo nabibwira ati musohoje twaye icyayi umugabo ngo no wafunzwe ari we
byadanje none ikintu cyabaje ari nkomeze baduha icyayi rivuga ati ahantu refresh kuko ubwo rwabone funzo azukaduha n'icyayi mbona umutwe azamakuru nicyo cyayi cya mu gitondo shaduma bitari byoroshye kumwinjerekana y'amazi no kari danje none watahaza umukuru uhagarariye izo sekiteri mu nkamba ariko w'umurundi uzikinaje korase yaje abwira farati afanda bano bapeta bangaba baraye bariko baratugwanya twasanze ko rakubita umuntu yari umurundi none natwe baje baratugwanya kuko twe twazanye tubakanga n'ibiki baganye n'undi ko bagoma ariko cyakora muraniyumva batugwanyije byadanje banarukubita natwe turihagaraho ti wa muntu bakubise no umuntu arazaza kutuvuganira dutumanya ati duhamagara umuntu ameze uko nuko azaza no kutuvuganira wa muntu baramuzanye n'uvuga ati shagiye kabisa cyane nisindiye sinzi ikintu nakimira abantu bose nta numwe nabonye hanyuma natugana ku musozi w'ikiganiro cyacu niki wabwira abanyarwanda muri rusange bagukunda muri rusange nicyo babwira icyo nababwira akomeze bankunde komeze banansapotinge kubera ko ndi hano kubera mbayeho kubera abantu hari nanjye nabayeho kubera jewe bansapotinge nsapotinge abandi ko bino bintu nakwiye ndimwo nanjye ndi kubikora ariko hari abantu bari musi yanjye bifuza ko nabazamura ninjye babantu ninjya ko bazamura sa ko nanjye mfite abantu ko barampa support kugira ngo zamure babantu ubwo rero mu buryo umwe canke ubundi mu mfashe nanjye mfashe dufashanye niki wabwira abanyarwanda muri rusange abarundi abanyarwanda nyine nihe nama utagendeye kuri kariye yawe nihe nama wabagira ushingiye kuri experience y'ubuzima bwawe inama nabagira kuko kenshi reka mvuge mpere kuri ibyo bintu byaciye intege bagenzi banje twakoranaga muri ibyo bintu aribo kano kanya bamfata nk'umustar bamwe baciye intege twarakoranaga nibo ariko baramfata nk'umustar reka mbwira abantu nyene muri rusange nuze utangire kujajinga ku muntu cyese ucine ry'umuntu utazi ejo hiyo cyese ejo yiwe ahubwo niba kubika ikintu gishoboye agifite nubwo yaba umwana wawe gati genda uva nkunda kino kintu wimbwa ati kire cyukora iki mu supporting yego muri icyo kintu niyo gati wenda giye ndi gukina filme kabisa iki nubwo ngo amafaranga kurashoka arapfubusa ubwo muterera igihumbi agira imbaraga bya bintu cyo nguni natera imbere azagushimira ufite ikintu wamukoreye ntugace intege mugenzi wawe ubwo muhe support ntukirengagize umuntu aje kugana ngo mfashe sivyo kano kandi bamvuze ntukirengagize umuntu aje gufasha nibi bintu dukona none nshobora wewe guha hari ukuntu twe turacyakeneye views turacyakeneye abantu ko badufasha naguhaye link ngo mfasha kabishe kuri stat nta kintu urahomba hari umuntu ubwira atagutuka ku bavyeyi none hari n'abantu barakaye ikigali hari umujambo karagari nketa nagutuka ku bavyeyi iki kintu kurama nigi kandi arabizi kandi ejo nagusanga mu kabari kuranywa byeri ngo uri akantu mwana ngo arabaye mu star watebuka chat mujyana kuri WhatsApp tumva wana mugira nawe ukihanga ubwo rero bareke dufashanye tujyane urukundo dukundane akazo kanyuma bro wanyu ni w'inzobe iwacu nige w'inzobe ashora tukana oya ndio mbuye nige w'inzobe ni wowe inzobe ezimamo ko se nawe jya wanariza kandi rero no ngiye ikibazo cyanjye kiri nyine ndacyumva uko nyikubabajije nta kosa ririmo iwacu nige w'inzobe uzimamvu se ndashaka kumenya niba iwanyu hari undi muntu w'igikara no kurenze nibyo nshaka kumenya oya nige w'igikara baba ndenze hose yabaye ni w'igikara nige w'igikara wari wajya nko mu bantu ngo bakwite wenda rukara bakwite rukara ntago warinyita kubera ko ubwo so uhereho nyita rukara je nago ndigikara je ndirabura ni kuvuga ngo ni igikara bano unutse mane kubera ko twege iwacu ngo igikara byo ntago biba hari umuntu mwari mwahura ngo wumve nyine like hari abantu bitewe nuko bameze wenda niki ufite igikara cyiza rwose ngenda ndagikunda uri black nziza nyine tumva ngiye kubaho neza ngiye kubona umugore nyine uri Leo African nyine uri presenting Africa you know rero ntabwo wari wajya mu nzira ngo uhure n'abantu ubone yuko babigize ikibazo bakavuga uriya muntu ari black cyane nyine ubone ntabwo ndahura n'umuntu umuhanda ngo abivuge ariko nk'ahantu ushobora kuba wicaye ukabona nk'umuntu araje ngo brongo mani ngo uri black byatari kabisa nyine nta mutima mubi ntabiki ariko nyine nta mutima mubi ariko akunda bivuga ariko je ukamwe nko muvuga ngo nguri igikara cyo gihe ndima numva ino wambwiye nako uvuga ngo ati nguri black chese iki nibe cyagakara kawe fresh nuko kabari kabo kangura kari keza oya ufite agakara keza hanyuma njya nabonye bavuga ngo Chitta iki nanjye kuvuga bimwe bavuga ngo wanye ngo ni uri inzobe yo ati Chitta ndamurusha inzobe ari wenda Chitta ndamurusha igikara ese ndamurusha igikara nije sinzi ko nayo oya Chitta nagari igikara ni icyatsi n'ubururu jeez come on mureke dusoze ikiganiro ndumva mu rudatangiye kubishyira ku rundi rwego hanyuma rero umuntu reka tugushimire naye ndabashimiye cyane hanyuma rero turagira ngo mbere yuko tugenda watubwiye ko ufite channel yawe nibyo watubwira iyo channel yawe bakwereka urukundo
nyamara wasanga bararunyeretse bararukwereka ni murundi mu kirundi nyene murundi no mu kinyarwanda ndakeka ni murundi TV kongeraho ka TV murundi TV no ikandaho kabisa urazona cya gisura cyanjye original kagakara gake ubundi ukande no ukazogera ukande kugira ngo nze nkubone muri comment ati navuye ahana ubungu ngeze wawe. Yes, okay. Nkuko nabibabwiye rero yari murundi twaganiriye murundi yajya tusangiza ku buzima bwe ko yinjiye muri cinema uko yamenyanye n'abanyakso ba Mitsutsu ndetse n'abandi n'abakiramani n'umuhungu wirwanyo reka ariko mvuge gutyo. Hanyuma rero kora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ujye ubona ibiganiro umunsi ku munsi. Hanyuma nawe rero yababwiye ngo mumwereke urukundo akeneye urukundo guys mugende mumwereke urukundo mu supporting ndabizi murabishoboye arundi n'Abanyarwanda murakundana tugerageze dufashanye. Hanyuma rero ni Ange nk'ibisanzwe turabakunda cyane ciao ciao.